Muraho neza, Mbahaye ikaze nanone kuri LoveBcreations. Uyu munsi rero ngiye kubereka uburyo wakora umutako mwiza ukoresheje ibikoresho ufite hano mu rugo. Ibikoresho turi bwifashishe ni ibi ngibi. Turakoresha aka gakarito gato, iyi karito iraza kudufasha nayo, iyi sahani iradufasha, turakoresha irati n'umukasi n'aka kembe, turakoresha umugozi. Iyi ni ya migozi tumanikaho imyenda turi kwanika. Dukoreshe n'ibi bikarito bibiri nakase hamwe n'izi mpapuro ebyiri z'umukara. Reka dutangire. Turahera ndabereka ukuntu ngiye nkora igipimo, ni ukuvuga ndashaka gukora uruziga, niyo mpamvu nifashisha igipimo cy'iyi sahani. Wowe ushobora gukoresha ubundi buryo ufite isahani nini kusumbaho cyangwa indi wakoresha. Ngewe rero ndakoresha ifite igipimo kingana gutya. Hanyuma nkafata bike nkaca uruziga. Ibi biroroha cyane cyane ko uba udafite ubundi buryo bwo gupima uruziga. Urabona ko iyo bigize gutya uruziga rwawe ruza rumeze neza. Nicyo iyi sahani idufasha. Hanyuma nyuma yaho rero ni ugukata ikarito. Hanyuma rero urwa ruziga wakoze ugakata, nakatishije nkoresheje akadori. Ni gutya bimera. Urabona ko uruziga rwacu rumeze neza. Hanyuma ukabishyira ku ruhande. Hanyuma rero ugafata wa mugozi. Iyi ni ya migozi ushobora gukoresha. Hari umugozi umeze ntabisobanura gutera. Uyu ni wa mugozi ushyira hanze wanikaho imyenda. Mwese murawuzi. Ngewe ngiye gukoresha umeze gutya. Hanyuma rero ureba hagati, donc muri rwa ruziga wakase, hanyuma umugozi wawe ku mutwe ukazinga gutya. Nizere ko muri kubibona. Ugafata glue yawe ugashyira muri ya centre hagati wagize, hanyuma ugaterekamo ka kantu gasa n'akaziga wakoze. Aka kaziga wakoze rero kagufasha kubasha kuzenguruka ukora umutako tugiye gukora, muri kureba ukuntu ndi kubigenza. Hanyuma ugashyiraho akaguru gakeya. Uko ugenda ushyiraho rero niko ugenda uzenguruka. Kubibona nuko bigenda bimera, ugenda uzengurutsa gutya. Hanyuma kugira ngo bifate kandi byegere, ugenda ukomeza ugenda ushyiraho akaguru. Ugenda uzenguruka. Murabibona ko ni ibintu ntabwo bigoye. Iyo ufite glue, hot glue, ukagira umugozi, ukagira ikarito, urashobora gukora uyu mutako. None ukagenda utsindagira kugira ngo bize kuba bimeze neza, hataza kubaho biba bisumbana, kuko ntabwo wifuza ko bisumbana. Turaho tugeze, gikorwa ni cya kindi. Murabibona ukuntu biri kumera. Karakomeye, kameze neza. Hanyuma turakomeza gutya. Yego. Nanone nshaka nakuzuza nkageza hano, ariko akanjye ntabwo ushaka ko kuzura, niyo mpamvu ndi bukagarukirize hano. Mfite imakasi nkagakata. Gukata bisanzwe ntabwo kaba gakomeye, ni nk'umwenda. Noneho hano rero ku mwisho ni gutya. Ukahafunga neza kubera ko biba ari ubudodo ku buryo bufata neza. Hanyuma kano kantu gasigaye inyuma rero uragakata. Niyo mumaro wa ya makasi nababwiraga, niki turi buyikoreshe. Ukata no kugira ngo gase neza. Urabibona. Ushobora gukatisha imakasi, ushobora gukoresha kano kembe, byose ni kimwe. Wowe ukoresha ikikorohereye, icyo ufite hafi cyoroshye. Murabibona ngaka.
hanyuma rero ukayishyira ku ruhande. Naberetse ko dufite udukarito tubiri, utu rero natwo tugiye kudukoresha. Mbere ya byose ndabanza nkate urupapuro rwanjye rw'umukara, ndabanza mpime kuko nshaka kugafunyika. Nimara gupima katira hano, icyo nshaka ni ukugira ngo nkambike gutya na gutya, ni ukugafunyika muri make. Noneho nkafata ibipimo byanjye, icyo nkora mfata ya guru yanjye nkasiga ahantu hose. Namara gusiga nkomeka. Ubu biba bifashe rwose nta hantu byajya. Hanyuma nkabikura no ku rundi ruhande. Hanyuma nkaza kukasigaye kugira bifate neza. Murabibona ni uku nguku kaka. Noneho hano ku mutwe rero hari uburyo bubiri, ushobora guhita uzinga gutya, ariko nanone kugira bise neza ukata gutya hanyuma ukabona kuzinga. Iyo uzinze wabikase gutya birakorohera. Shyiraho guru yawe ubundi bigafata, ugafunga naha. Kaza no ku wundi mutwe wa ruguru naho ugakata gutya, ugakata no ku wundi mutwe gutya, hanyuma ugahina kugira ngo urebe uko biza kumera. Murabibona ukuntu bimeze. Warangiza rero ugashyiraho guru, ugafatisha, ukongera ugashyirira hano. Murabibona rero umaze kudukora, dore resulta ngiyi. Nitwo nakoze n'utu. Hanyuma nakoresheje nanone n'umukara, nitwo twutu. Hanyuma murabibona nakoze n'utu ngutu. Ubwo byose biterwa nuko ushaka ko umutako uba umeze, uko biba bihagaze. Ni ukuvuga ngo ushobora gukoresha irati nabibabwiye upima. Njyewe ukuntu nabikoze ndagenda mbibasobanurira n'ibipimo nakoresheje. Reka dutangire mbereke uko umutako wanjye uba umeze. Noneho mbere yuko dutangira ndamanza nkakora igishushanyo. Icyo gishushanyo kiraza kumfasha kumenya uko ndi bupange utuntu twanjye. Ni ukuvuga ngo bwa mbere ndakoresha ni santimetero 30 urebye akangaka. Ni ukuvuga ngo mfite tubiri twa santimetero 30, nkagira tune. Muri kubibona tune dufite 24, nkongera nkagira dutatu, utu dufite 18. Hanyuma nkagira n'ibiziga kamwe, tubiri, dutatu, tune, nkagira imikara 1, 2, 3, n'aka napanzemo amakureri. Iyi nitwo ndi bukoreshe. Reka rero tubitondeke. Igishushanyo ngiki ndi bwifashishe ntago ari itegeko ko wabigenza gutya. Njyewe ndi kukwereka uburyo bumwe wakoramo uyu mutako. Wowe ushobora kubihagarika ku bundi buryo. Njyewe nafashe utu tubiri, nitwo tureture turimo, ni tubiri dufite santimetero 30. Hanyuma twa tundi tune nababwiye nitwo tutu dufite santimetero 24. Hanyuma tubiri dutoya dufite 18. Nawe wabikora uko ubishaka. Okay, ubu rero umutako wacu ni gutya uraba umeze tugendeye ku gishushanyo nakoze kare. Hanyuma iyo urangije gupanga ukuntu uduti twose turaba duhagaze, ujya rero ku mutako. Nabwo kandi nta formule ihari y'uburyo wabishyiraho, ubishyiraho uko ushaka. Ariko ukamanza ugapima. Ubwo ndabifatisha uko narangije gupima. Kanini ndagashyira aha, akandi ngashyira aha. Hanyuma nkakurikizaho udutoya. Nabwo nk'uko nabibabwiye nta formule ihari, wowe ukumva ubishaka niko ubishyiraho. Gusa ubishyiraho nawe urebeye ku buremere gafite kugira ngo
nanone kataza kugwa. Ngewe nuko ushaka ko bimera, ariko nawe ku mutako uri bukore uraza wazareba ukundi ubishyiraho. Nuko nguko bimeze. Sawa. Noneho rero ubwo tureka gufatisha, ugenda kugira ngo utaza kwibeshya aho wagize, uhirira ku ruhande rumwe. Turahera hano dukomereze hano. Noneho murabizi ko navuze ko ngashyiraho hano. Kumbere ya byose reka manze fatisha aha ku misato wavire rimwe. Nyuma ukagashyiraho. Tuza hano fatisha mugashyiraho. Ushobora gusigira hano, ushobora gusiga direkite ku rubaho, uko wabishaka byose. Icyo upfa nuko bifata. Nkuko nababwiye kare, ntago uku nabishyizeho ari itegeko ko ariko wabikora. Wowe wareba uburyo ushaka. Nanone imigozi iba ari myinshi, hari amabara atandukanye. Nawe bitewe n'ahantu ushaka kuwumanika ukoresha iryo bara. Dore umutako uko umeze. Maze gushyiraho ibintu byose, ntekereza ko na glue yumye. Ahantu ubona wenda bishobora gufunguka uyongeramo. Uko uhagaritse gutya inyuma birafata rwose. Hanyuma rero ubu ngiye gushyiraho ya colle, ya papier colle ifata imbere n'inyuma. Murabibona ko nashyizeho twinshi, ni ukugira ngo kize gufata neza, umutako uze gufata neza utaza kugwa. Uyu mutako rero ndaza kubasobanurira ahantu ushobora kuwumanika bitewe na disposition y'ibikoresho ufite muri salo, intebe, televiziyo se, cyangwa muri korodoro, ahantu nk'aho. Murabona rero umutako nuko umeze. Ngewe ngiye kuwumanika kuri iki gikuta cyanjye. Hanyuma ugatsindagira kugira ngo twa dukore washyizeho dufate utiriwe upfumura inzu. Muri kubibona. Hanyuma ukavanaho utuntu tw'utudodo tuba twasigaye. Voilà, mwawubonye. Nizere ko mwabonye uko ukorwa. Mugiye kuwesera mu rugo mukambwira muri comment uko mwawukoze kwa. Mukoresha amabara atandukanye. Urupapuro rushobora kuba icyatsi, ushobora kuba umuhondo. Izi ngizi nababwiye ko iyi migozi igira nayo amabara menshi. Gaho ni mubigerageze mumbwire muri comment. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha.